ninde wakuraritse? Wankurikiye kuri YouTube. Wambaye neza. Hari ahantu wabunze twaba twarigeze tuganira njye nawe? Oya. Waje ngo nguhanurire? Yego. Kanguhanurire rero. Papa, warugiye gupfa kandi ugapfa mu bintu bigutunguye n'umuryango ugasigarana igikomere kitazakira. Imana irambwiye hari umudamu ndi kureba mukubwiye wagenda ugateza intambara n'icyo kibazo. Uyu mudamu ndabona yarakuroze, amaze kukuroga. Ubuzima bwawe papa burashaririye, ni bubi cyane uyu mwanya. Muri wowe ndabona ugenda n'amarozi. Wari ubizi ko bakuroze? Nibyo ndabizi, barandoze. Ndangije amezi 3 ntajya muri toilette. Urangije amezi 3 utajya muri toilette? Ufite imodokari? Ndayifite. Wayizanye? Yego. Ngiye kugusengera ukire, kandi kuva uyu mwanya urahita ujya hariya muri toilette. Ko mbona mutabyumva. Imana irambwiye mbere yuko igukiza irashaka ukorera Imana. Papa, wakabaye ufite amafaranga n'amafaranga, ariko dayimoni zaraguteye zinyatse ibintu byawe, barabitwara, Satani arabitwara. Usanzwe usenga? Narasenga ganza gusubira inyuma, ariko nahigiye Imana umuhigo ko iyi ndwara nikiranza uzayikorera. Ngiye kugusengera ukire n'umuhanuzi w'Imana. Genda nonaha mu modokari yawe, hafi yaho wicara iruhande, unzanire itabi ndi kureba, uze ngusengere. Rirahari cyangwa ntaryo? Rirahari. Genda urinzanire hano. Zamula haleluya! Wongera uzamule haleluya! Mana we uzikurinda, mana we, mana we itabi ririhe? Ibintu bibiriti kuva uyu mwanya tuzongera kunywa itabi ukundi. Nuzajya urihumurirwa uzajya ugira iseseme. Yesu agukuyeho umwuka w'itabi uyu mwanya. Icya kabiri, ngiye kugusengera Imana. Indwara zose warugwaye zigiye kukuvaho nonaha, urataha uri muzima. Yesu tumwongerera icyubahiro mu izina rya Yesu. Mana waraturiye. Yifata tuganire. Baturutse he? Fata mikrofone neza. Umurenge wa Rusine. Rusiga. Wavuye hafi ya Shyorongi. Imana inyeretse ingata. Iyi ngata yari irimo umwenda w'imbere wawe, icyo bita suvetoma. Iyo ngata barangije bazirikaho urutsinga. Mu kuzirika kuri urwo rutsinga, iyo ngata bayishyira mu ishashi, baravuga ngo itazasaza n'uwo mwenda wawe w'imbere. Baravuga ngo wowe uzarinda upfa udateruye umwana ku kibero nk'uko abandi baterura. Warabyaye?
nta mwana ufite ntabwo urabyara. Tupela si enetosika. Umunsi mama wawe akubyara wavukanye n'agahinda n'umubabaro. Mu 1975 Imana iri kunyereka hari imihango bakoreye kuri wowe, bafashe kuno bashara umukondo barawutwara bawujyanira inyamaswa. Ufite imyaka ingahe? Ubwo navutse muri gatanu. Icyo gihe nibwo navutse muri 75. Wigeze umbwira ko wavutse muri gatanu? Mu 48 niyo mfite imyaka. Topesi adosi kaladia. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Icyo gihe muri 75 gira ngo mama ntiyari yagatekereje no kuzashakana na papa ngo nzavuke. Igihe wari ufite imyaka 23 ndabona abarozi babiri barongeye baraterana. Wowe wari umeze nk'igitambo cy'abarozi mama mushiki wanjye, no kugira ngo ubone umugabo wamubonye ari uko ijuru ryanzuye. Igihe wari ufite imyaka 43 mbonye ari bwo Imana yahamagaye umugabo aza kugushaka nawe utarabitekerezaga. Yaguhaye umugabo ufite imyaka ingahe? Imana irambwiye guhera uyu mwanya Imana igiye kuguhereza umwana mu izina rya Yesu. Zamula haleluya. Ongera uzamule haleluya. Sheria saria bone kosika. Nugera mu rugo umugabo umubwire ngo umuhanuzi yambwiye ngo uraronteye inda. Ibi ndabikubwiye nk'umuhanuzi w'Imana. Tuvuge ngo Imana irambiwe umubabaro we. Hereza ikiganza abantu babiri umubwire ngo amarira yawe Imana yayabonye. Amarira yawe Imana yayabonye. Ubuzima ubayemo bwose Imana irabuzi. Ntakikunanira icyo nzi nuko iyo utegetse biratunga. Bana we sinzi uko ubigenza Yesu we, sinzi uko ubigenza. Oya nta nubwo nzi ukuntu ujya ubikora, sinzi nuko ubikora. Icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Urebye umugabo Imana yaguhaye nawe hari igihe umureba ukavuga ngo sinari mukwiriye. Mama kuva uyu mwanya kugeza mu kwezi kwa 9 uzaza hano, uzaba ufite inda y'amezi 3. Haleluya. Igenda nimara kugera amezi 3 uzagaruke ngusengera Imana. Icya kabiri, mudamu uzaza ejo mu rugo nimugoroba azaba yambaye agasharupe k'umuhondo, azaza kukwaka umunyu. Imana irambwiye ngo ntuzawumuhe, niwe yashaka kukurogeramo kuko konekisiyo yawe barayifite. Imana irambwiye ngo ntuzawumuhe, jya kwiyicarira. Katuzamura icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana.
ubigenza sinzi uko ubigenza sinzi n'ukubikora kwese icyo tuzi ria kasaido feria icyo nzino mere gosi adesi iyo utegetse biratungana ntakikunanira Yesu we ntakikunanira haguruka ntakikunanira ntakikunanira icyo nzi neza icyo nzi nuko mwami Imana iyo utegetse biratungana baturutse he uretse Kimisagara nubwo akanga ugeze hano nasengeye mu Gasyata ariko hano mu Rwanda nigeze nguhanurira wapi wafata mikorofone tuvugana ababyeyi bawe bari he uburengerazuba hagana he Nyamasheke umurenge wa Rangira batuye Nyamasheke none aha turi mu iteraniro Imana ikurinze kumva inkuru mbi y'urupfu iturutse iwanyu ninde wakuraritse hari umumama wari waje yari amaranye inda amezi 12 iki yari amaze amezi 12 atwite hanyuma rero araza uramusengera arambwira ati uzajye kwa Prophet Manivuga azagusengera nta kibazo yarabyaye yego ko ataje gushima yarashimye ahubwo ntekereza ko mumuzi umwe n'ubundi mwigeze guhanurira ko uwo mwana yabyaye ashobora kuzaba nimba ari vizimeya muri mujyi none nawe waje ngo nguhanurire yego yewe ndi umuhanuzi w'Imana yego mu minsi iri imbere yego ufite ubwoba ndi kubona ufite ikizamini cya perimi yego ugifite ryari kuri 28 uyu mwanya ufite ubwoba nta n'ikindi cyakuzanye no gusengera icyo kintu yego mu gitondo ubyuka wafashe provisoire ahantu yariri uyishyira mu mufuko uravuga uterekanye jyane ndebe ko barabimpanurira mbega wakomeye samasi menshi cyane zamula haleluya lekasikete mahore bakata ndasinye perime genda uzayibona mu izina rya Yesu ndo muhanuzi w'Imana genda ujye kwicarira katuzamule haleluya wongera uzamule haleluya cyane imbaraga z'Imana ziragutabaye uremeye neneho ndemeye bojya kwicara hari umusore hari inyuma wazanye prudence ngo arebe ko nyibona ndaje mu kanya tuvugana wowe Imana irambwiye barakuroze bakumpere mikrofone tuvugane yego kandi ubu burozi bakuroze yego ndabona barafashe ubutaka bw'iwawe mu irembo yego bamaze gufata ubutaka bwo mu irembo ndabona barakuroze amaguru arabyimba gutya mu bumumapari bwawe hose n'amaboko ubimaranye igihe kingana gute amezi 10 waturutse he Karongi ufite umubabaro mama yego Imana yambwiye ngo urara nabi yego ntujye uryama ngo sinzire oya ntago bimbaho Imana irambwiye ufite agahinda yewe ufite n'agahinda k'abana bawe yego hari umwana w'umukobwa ndimo kureba
mukuru ariko udakuze cyane. yego arahari. Afite imyaka ingahe? 21 azazuza mu kwa gatandatu. Uyu mwana w'umukobwa Imana irambwiye hari umuhungu w'umwesikoro Imana imukuyeho. Amen, haleluya. Hari umuhungu ndi kureba ndi kubona hagati yanyu n'umuryango. Arahari, yari yaranamukoye. Arahari yari yaranamukoye nk'ihari. Ko ndi kubona intambara hagati yawe nawe, hagati ye nawe. Ubwo nyine birimo byaranze nyine umugabo yabaye indaya. Telasisete periasikete. Mbega ijuru rifite amakuru. Tuyiramburire icyubahiro Imana. Zamula haleluya. Ubukwe bwakabaye bwarabaye byapfiriye kubera ko umwana atari yujuje imyaka. Yego. Burya ni Imana yabitindije. Yego. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo igukuyeho inzoka yari iri kwikaraga mu muryango w'iwanyu. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo none ahangiye kugusengera ukire mama. Kugenda ntabwo ujya ubishobora. Ngwino hano. Uribwa gute? Birenge birarya no mu mavi hose harabyimbye. Kuramo izo nkweto zawe. Urareba kuntu amaguru yabaye. Barizo umuntu muri kumwe ngo kuba uri muzima wahaye Imana iki? Mubaze ngo kuba uri muzima ni ikihe kintu wahaye Imana? Mama, kuva uyu mwanya nohereje imbaraga z'Imana mu mubiri wawe. Buri imbaraga zose zikuzimu, buri ibyo baguteze etapise bituma utagenda, uyu mwanya wa none Imana iguhaye ubuzima bwiza. Mpamagaye imbaraga z'Imana zigukureho iki gisuzuguriro. Aya maguru yawe ndayasengera mu izina rya Yesu. Atangira agende. Izi mbaraga zari zikurimo ndazirukana mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Genda ukurikiye uwo mugabo, utambuka perezida mujya imbere. Mukurikira ugenda, Yesu agiye kukukiza. Genda mu izina rya Yesu, Imana ikuyemo imishumari yaririmo. Genda mu izina rya Yesu. Garuka mama, garuka hano. Wino wihuta mu izina rya Yesu. Siketi ya pesayi. Izo mbaraga zari zikurimo ndazirukana. Subirayo wiruka, Yesu aragukijije. Subirayo wiruka, Yesu aragukijije. Subirayo wiruka, Yesu aragukijije. Garuka wiruka mama, garuka wiruka. Yesu niko ashinguye imisumari yari muri ibyo birenge byawe. Urumva ivuyemo? Urumva bivuyemo? Ongera usubirayo mu izina rya Yesu birangire. Subirayo, Yesu arabohora ubuzima bwawe. Imbaraga z'Imana zigukize. Garuka mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abarozi mwese dutunge ibiganza mu izina. Haleluya. Muze, ni wowe mugabo we? Umudamu wawe yagendaga? Wino hano. Byari bimeze biti? Buriya yabaga imuhira, mbese ni Imana gusa kuko igihe cyarageze n'akajerekani kandi ntago kabasha kugaterura, ariko noneho bigeraho mbona birarenze. Nza kugirirwa ubuntu rero, nza kubona kuri YouTube mu matariki nka 28 z'ukwezi kwa kane, nkajya kwandikira ukansubiza, mbanza kuza hano. Nigeze nshimira Imana ko yampaye imbaraga
mama ongera ugende wumve ko byarangiye. Genda iruka, dore umudamu wawe arakize. Yego. Garuka mu izina rya Yesu. Yesu arakubohoye. Tuzamura icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Oh kestasika mama, ntabwo uzongera kugwa ukundi. Yesu abohoye ubuzima bwawe. Genda ujye kwicarira, Yesu arakubohoye. Wemera ko bahanuzi babaho? Hari ahantu nzi cyane ubwa mbere umbonye. Nta hantu muzi. N'ubwa mbere umbonye. Imana inyeretse uhagaze mu kigeragezo gishaririye ubuzima bwawe. Irambwira ngo ufite amarira n'agahinda wabuze umuntu n'umwe wakagutura. Imana irambwira ngo uri mu buzima bushaririye, nawe wumva wasohokamo ariko wabuze gusohoka muri ubwo buzima. Imana inyeretse wubatse urugo, ariko muri uko kubaka urugo mbona abarozi bararusenye. Mbona hagati yawe n'umutware muratandukanye. Ubana n'umugabo wawe cyangwa mwaratandukanye? Ntabwo tubana. Mwaratandukanye. Kandi uyu mugabo waramukundaga mama. Imana irambwiye ngo ikugaruriye umugabo wawe. Umugabo wawe abahe mama? Nawe abinaye Kigali, usibye ko ubu sinzi agace aherereyemo, ari muri naye Kigali. Mumaze igihe kingana iki mutabana? Tumaze amezi 5. Amezi 5. Mufitanye umwana? Dufitanye akana kamwe. Akana kamwe. Ku cyumweru ufite telefone? Umugabo wawe azaza. Pele tosika. Tuzamule haleluya. Haleluya. Imana irambwiye ngo umugabo wawe azagira gute? Azaza. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Pele ko odesiya. Mbonye abamarayika babiri bagiye bafata umugabo, baramubwira ngo yewe Daniyeli taha mu rugo rwawe. Umugabo wawe ninde? Teyasi ene kostisaya. Zamula haleluya. Haleluya. Oriya kata ya simari odaya. Mbona baramuhamagaye ngo taha. Imana irambwiye ngo iyo waje gusenga umugabo agiye gutaha, kandi azazana n'agafuka k'umuceri n'akawunga. Ntabwo azapfa gutaha. Haleluya. Mbega tuzamule haleluya. Wari uri mu buzima bubi n'inzi wari urimo, ndabona wari ugiye kwisohokamo. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo naho utuye ugiye kuhimuka, ugiye kujya mu nzu y'ibyumba 2 na salo. Ayo mashyi twayakomera Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Abavuganye n'Imana twongere tuzamule haleluya. Wongere uzamule haleluya y'ubutsinzi. Uko Yesu yari kera n'uyu munsi niko ari. Mungu ni yure yure sana hatari milele abadiliki. Yeye ni yule. Pombeka amaso yawe gatoya, pombeka amaso nkubwire. Hanyuma tekereza inzira umazemo iminsi zitagiye neza. Warasambanye, warikinishije, wagiye mu bapfumu, wakoze byinshi byangwa n'amaso y'Imana, wagiye kuraguza, wababaje Imana. Saba Imana imbabazi mu mutima wawe, uyibwire ngo Mana ibi byaha nakoze mbabarira, uyibwire ngo sinzongera, uyibwire ngo ndamaramaje, uyibwire ngo mfashe icyemezo. Riketeke beriasa. Ihane mu mutima wawe, Yesu arakubabarira. Yesu arakubabarira ibyo byaha. Yesu niwe wakubabarira, nta wundi waguha imbabazi mama, nta wundi wakugirira ibamba. Atura mu mutima wawe,
usaba Imana imbabazi z'ibyaha byawe, Yesu arakubabarira. Icyazanye Yesu muri iri teraniro ni ukugira guha imbabazi z'ibyaha byawe. Yesu arashaka kukubabarira. Yesu aragukiza ubusambanyi, Yesu aragukiza kwikinisha, Yesu aragukiza kujya mu bapfumu. Yesu niwe karuhura, niwe mutunzi w'imbabazi, atura ibyaha byawe. Bwira Imana ibyaha wakoze, uyibwire ngo mbabarira Yesu, uyibwire ngo mfashe icyemezo sinzongera gusubira mu ngeso mbi. Oh, zerikote ya boketaya, herikota ya sikata, manda ya sikete mahole bakata, zeni watayibone kosi. Komeza wihana ibyaha byawe. Nyejesha amaraso yawe, nyejesha amaraso Tepa ikoria, nyejesha amaraso yawe, zeni wasaido, izina rya Yesu marigote banikuwa. yawe, Komeza wihane, Yesu aragutaba. nyejesha amaraso, Yesu niwe mutunzi w'imbabazi papa, amaraso yawe, Yesu niwe mutunzi w'imbabazi mukobwa. Yesu icyamuzanye ni ukukubohora, akakubabarira ibyaha byawe. Yesu niwe utunga imbabazi, niwe ukubabarira ntiyicuze, niwe ukubabarira ntiyisubireho. Uko gusaba imbabazi kwawe, nyejesha umva wa mudamu we wagiye mu kabari unywa inzoga, ariko urabeshya bakagira ngo uri umurokore, kandi wirirwa na za wisike. Yesu yarakubonye, aturusaba Imana imbabazi. Wakuyemo inda wa mukobwa we, wanyweye ibinini w'ikiperereza, atura Yesu akubabarire. Zeriata ya bone kota ya sika. Yesu arashaka kukubabarira mama. Komeza uzamura ibiganza byawe, komeza wihane mu mutima wawe. Mana, turi imbere y'iteraniro, Mana, turakora ibyaha ariko tubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Amakanzu komeza wihane papa. Izo nzoga wagiye kunywa ntacyo zakumariye. Komeza wihane. Herikoteya, mu izina rya Yesu. komeza nyejesha amaraso yawe, komeza. ukuraho imyanda yose, Yesu ni ukubabarira. tubabarira ibyaha byacu byose. Komeza wihanuse. Icyanditswe kitubwira ngo mu byaha niho mama yambyariye. Mu izina rya Yesu, ibyaha mu banyabyaha benshi nanjye ndakabije, ariko mukiza wacu mwiza, twambura amakanzu y'ibizinga, twambura amakanzu y'ibyaha. Ni byinshi ntitwabirepeta, ariko ijambo ryawe rikomeye. Komeza usenga Imana, komeza uhamagara Imana. Ibice 7 n'umurongo wa 19 ngo uzahindukira kutugirira imbabazi n'ibambe, uzahanagura ibicumuro byacu bitazongera kwibuka ukundi, uzarohera umuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose, uzatubabarira uhereye kuri ba sogokuruza, uzatubabarira ibyaha kugeza ku buvivi. Mu izina rya Yesu, turi muri aya materaniro duciye bugufi rwose munsi y'ibirenge byawe bikomeye. Tubabarire maze twongerera imbaraga zidasanzwe zo kurwanya icyaha ndetse n'igisa nacyo. Mu izina rya Yesu, twongerera imbaraga zo kunesha Satani. Dufashe mpiri imbaraga mbi zose z'umwanzi. Satani uduteza ibyaha, Satani uduteza kugoma, Satani udutega imitego, Satani uduteza gutekereza nabi. Mu izina rya Yesu Kristo wanejeje, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe. Ndekimana teka kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, umujinya ayigitare ririmba uzamuye ibiganza. Reka nguhungireho kubw'imbabazi kera waramenewe, umujinya
dore njyewe dore ndakwingiza unyambike sinabasha kwiza ndagushaka oh desi abone madigayi unyuhagire ndashaka uzamura ibiganza byawe uvuge ngo Mana nyuhagire ibyaha unyuhagire mutabazi mutabazi unyuhagire Yesu amubahigira ibyaha papa mutabazi mutabazi unyuhagire Mana utwuhagire tutari gupfa mutabazi oh Mana utwuhagire unyuhagire Mana utwuhagire unyuhagire uhagira abakobwa unyuhagire mutabazi dore nambaye uko kuririmba kwawe Yesu agiye kukubohora ndakwingiza unyambike sinabasha ntabwo wabasha kwikiza ndagushaka mukomeze muzamura ibiganza Yesu agiye kukuhagira mutabazi unyuhagire mutabazi yo numero n'umuziranenge muri Kristo Yesu subiramo aya magambo nukuri vuga ngo mwami Yesu umbabarira ibyaha byanjye ibyo nakoze mu bwana bwanjye no mu busore bwanjye ndakwinginze mbabarira kuva uyu mwanya fasha icyemezo cyo kugukorera sinzasubira inyuma ukundi nzinutswe icyaha ngiye kuba ambasaderi w'ijuru ngiye kukwamamaza mu banyamahanga buri kintu cyose nakoze Mana umbabarire kuva uyu mwanya satani nta ruhare ukimfiteho ndagucitse baye umwana w'Imana ninjiye mu isezerano ndareba gakondo yanjye ndareba umugabane wanjye n'uwo kujya mu ijuru warimbukiro we ndagusize n'abari mu irimbukiro Mana ubakureyo wumva imbaraga zo kuzinuka icyaha kadukomere Imana amashyi menshi cyane Imana irambwiye ngo nimwakire imbabazi z'ibyaha byawe Imana irambwiye ngo nimuzasubire mu byaha ukundi tega ibiganza wakira imbabazi z'Imana Yesu arakubabariye ntuzasubire mu byaha ukundi ntugasubire mu busambanyi ntugasubire mu kabari ntugasubire kunywa wisike hereza Imana icyubahiro kwiguhaye imbabazi Mana ndagushimiye kunyejeje ibyaha byose izina ryawe rishimye Pidano Zena topic efes Dometize Bene atopike
on the side again. Mwakira imbabazi. turazakiriye Lolete pai. vugana natwe mukiza Ntuzongere gusubira mu ngeso ukundi. kuri kubw'imbabazi zawe mukiza Lelako odestike. Ntuzongere gukora ibyaha ukundi. Imana igukuye mu gitabo cy'abarimbuka. turayishimiye uyu Yesu agushize mu gitabo cy'abagomba kubona ubugingo. tariki ebyiri z'ukwa gatandatu turagushimiye Ayo mashara y'Imana twayakoma. Zamula haleluya. Uriteguye? Wongera uzamule haleluya. Aho tugeze ni hehewe. aho tugeze ni Ayingwa aho tugeze ni hehewe. aho tugeze ni Ngo aho tugeze ni hehewe. Ayiwe ngo aho tugeze ni heza. aho tugeze ni Ayiwe ngo aho tugeze ni heza. aho tugeze ni Ayi ngo aho tugeze ni hehewe. aho tugeze ni heza Aho tugeze ni hehewe. aho tugeze ni heza abasenga ni hehewe aho tugeze ni heza abagabo ni hehewe aho tugeze ni heza Uba. ni hehewe Aho tugeze. Noneho tugiye kwinjira mu isaha yo guhanura. amina Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. izina rya yesu kirisito Ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari ibyo. Ariko ariko icyo kintu Imana ishaka ari byo nkwiriye hanyuma fata kuri keyboard, ndashaka ushyiramo igisirimba. Ngiye kwinjira mu guhanura. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo umuhanuzi agiye guhanura mu izina rya Yesu. Hallelujah. Iyo abantu bamaze kwiyunga n'Imana, ngiye guhanura kandi imirimo y'Imana igiye gukorwa mu izina rya Yesu. aya mashina yawe Komera Imana amashyi menshi cyane. Ongera ukomere Imana amashyi. Oh, riata ya saya. Besakia. Ay 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 ay. Imana ishimwe. Tugiye gutaramira Imana, tugiye mu mwanya. Zamura kuri volume papa. Zamura kuri volume gasa. Bose ni akote ya Bonikaya.
yaratsinze Yesu yaratsinze mwami waba yaratsinze ibihe byangezeho ndahira kwiheba tugiye kwigira mu isaha kuvugana n'Imana ntazansiga njyenyine Yesu urihe Yesu urihe shebewe ncitse intege uru rugendo nirangiza rusohoza uru rugendo twongere tuzamure haleluya niba hari abantu bafite impundu n'amashyi muri iri teraniro baze kubikoma mu izina rya Yesu. Hari abantu Yesu yishe batarapfa, ni umugabo w'abami. Amen. Imana yadukuyeho umutwaro baduhekeshaga, reka tuyitambire duhereze icyubahiro. Bamurasha
Ntakikunanira, ntakikunanira, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Sinzi uko ubigenza Yesu we, sinzi uko ubigenza. Twese turirimbe. Sinzi nuko ubikora, sinzi nuko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Twese tuzamura ibiganza. Sinzi uko ubigenza, nakwiringiye Yesu. Tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, ku buzima bwacu. Tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami. Haguruka tuvugane. Waturutse he? Naturutse Masaka. Ninde wakuraritse? Numvise inyigisho kuri radiyo. Yego. Urangije ufata umwanya wo kuza ngo dusenga n'Imana. Yego. Madamu ari he? Yego. Yagiye he? Mbega Yesu ari muri iri teraniro? Tumuhe icyubahiro. Hari ahantu nzi ni ubwa mbere umbonye waje gusengera Imana. Impamvu nkubajije madamu wawe, ufite igikomere cya madamu wawe, kandi iki gikomere iyo ubitekereje ugira amarira menshi inshuti yanjye. Mbonye wubakanye na madamu wawe kandi waramukundaga, maze kumukunda urugo rwawe rurasenyuka. Munsi gwasenyutse wagize amarira menshi n'agahinda, kandi kuva gwamara gusenyuka Satani yahise yinjirana umwuka w'inyatsi. Ibintu byose wari ufite byakunyuze mu myanya y'intoki. Uyu munsi nta kintu gifite. Ibyo mvuga ni ukuri. Imana iri kunyereka n'akazi wari ufite. Satani yarafunze imiryango karahagarara. Wakoraga ibiki? Hari abazungu b'Abarabu nakoranaga nabo, kandi baguhagarika nawe baguhagaritse mu bintu utatekerezaga. Imana irambye ngo yongeye kuguhereza akazi kuko waje mu nzu y'Imana. Zamura haleluya niba ntacyo bigutwaye. Papa, umaze iminsi uri mu buzima bukugoye, n'uyu munsi akazi ntako. Ukiva hano saa 2 z'umugoroba hari telefoni iguhamagara yegwa na 54 irahamagagwa n'umuntu n'umugabo agiye kukurangira akazi, bazatangira baguhemba 360. Niko Uwiteka avuganye nawe. Igicarira Imana iguha umugisha. Katuzamule haleluya.
katwongere tuzamura icyubahiro cy'Imana. Abari inyuma muzamura ibiganza mutere haleluya. Haleluya. Wowe uri gusinzira, wowe weno hano. Iteka nza iby'isi yanjye mukiza sinzarorera kwishima. Singize twese tuzamura ibiganza. Yesu we, Yesu wanyogeje anyigisha by'inzira ye wonsengesi yenezerwe. Singize ibyo biganza byabo bisunguze. najyaga rungutana mu byizeno mugesombi mugarutse unoneho sinzongera kuzirinda. Singize Mana nyiribihe we, Mana nyiribihe we, anyigisha inzira ye onsengeshi yenezerwe. Singize Yesu wanyogeje ibyaha. Uraho neza? Muraho neza. mukomere cyane. Turakomeye. Inde wakuraritse muze gusenga? Nararitswe n'umumama witwa Mama Soni. Mama Soni, uraho? Haguruka upfanike. Ngira ngo ejo nibwo namubonye, gusa hari abaturanyi duturanye n'inshuti zacu. Ejo narahageze ambwira bati tugufitiye inkuru nziza, ati hari umuntu uzajya gusenga, ati ahantu hari amavuta y'Imana. Mu by'ukuri narabyemeye, ariko ngeze mu gitondo mbanza no kubirwanya mu mutima, ndavuga nti ndumva ari ukujarajara, bivamo. Ariko mu gitondo nza kubareba nti kubera ko yari yambwiye ko ndamuha rifite nkamuzana, reka wenda hari mpagere mubwira hakiri kare ko ntakije, arebe uburyo yiranje ndataza gukererwa. Ariko mpageze ubwo nyine umugambi w'Imana nicyo gihe wabereye, ngezeho nisubiraho ndavuga ni bo kanze. Igihe wari urimo kuzamuka uva hasi muri kaburimbo uza hano, wagwanye n'amajwi akubwira ngo isubirireyo. Imana irambwiye uyu munsi wagombaga gupfa kandi wari gupfira mu muhanda ukoze impanuka. Ubwo wari urimo gusinzirira hariya, Imana irambwiye ngo hari imbaraga zishaka kugutwara, wagombaga no gutaha iteraniro ritarangiye, kandi hari umudayimoni wari uguteze kugira ngo ukore impanuka ucike ku kaguru k'iburyo. Imana irambwiye ngo igukuyeho urupfu, niyo mpamvu yakuzanye mu nzu yayo. Wa mugabo we, ngiye kugusengera Imana. Urakora ariko ugashaka icyo ukorera ukakibura. Mumutunga ibiganza mwese. Fata mikrofone, tega ibiganza byawe. Genda unzanira amavuta ya Elayo ari hara muri office urebe kuyabonamo. Ngiye kugusengera Imana. Satani yarashaka kukwica, ubuzima bwawe yarashaka kubutwara. Imana ikongerera iminsi yo kubaho. Amen.
kandi ikindi cya kabiri, Imana irashaka ukizwe. Urimo uranyumva? Imana irashaka ukizwe. Bari bagiye kukuroga kandi bakakurogera mu nzoga. Wari ugiye gusangira n'abitwa ngo ni inshuti yawe. Ku munsi w'ejo nimugoroba wari ugiye kuzava mu kazi ari nka saa 11, umuntu akaguhamagara mukajyana ahantu yari kuzagushiriramo aside. Imana irambwiye, tegereza wumva icyo nkubwira. Imana irambwiye ejo saa 8 dukunda guhanura ubuhanuzi bufite ikimenyetso n'ubuhamya. Tuzamurira Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Mana. Yes, hello, iduhe Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Mu minsi yashize warose iki? bavugishije ukuri nta nzozi numva nibuka zidasanzwe. Imana inyeretse umanuka ahantu. Aho hantu wamanukaga wari mu muhanda wihuta cyane. Imana irambwira, duhereze Imana icyubahiro. Irambwira ngo Imana yakuzanye hano nonaha igukuyeho urupfu. Mumfashe tuyihe icyubahiro. Kuva uyu mwanya wa none nirukanye imbaraga z'urupfu rwari rugusatiriye. Imbaraga z'abarozi nazirukanye ku buzima bwawe. Nguko ukavunikira ubusa nabyirukana. Guhera uyu mwanya wa none mpamagaye imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwawe. Buri imbaraga zose urakoze Mana, urakoze Mana kugira umugaragu wawe umutabaye. Imana irambwiye ngo ugende ukorera Imana, ugende utandukane n'inshuti mbi. Lekosite baya, hari abantu bari bagiye kuguhamagara mugasangira bakagushiriramo aside. Imana irabahugije ibagukuyeho. Imana igukuyeho akagambane k'abantu bari bagiye kugutega uri gutaha iwawe. Ahantu unyura hari utuzu twinshi. Imana irambwiye ngo iranze kuko waje mu nzu y'Imana. Imana irambwiye ngo ugende uyikorere. Vetikasi elaya, niko Uwiteka avuganye nawe. Komera Yesu amashyi menshi. Uwo mugabo ndi kureba uri inyuma naze hano. Seta ya pikashi. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Wowe ndi kureba inyuma wambaye akaboti, ngwino hano. Inyuma, inyuma. Uri inyuma. Ngwino hano tuvugana. Tera haleluya. Haleluya. Ongera utele haleluya. Haleluya. Ongera utele haleluya ya gatatu. Haleluya. Kuva uyu mwanya waje mu nzu y'Imana. Imana irambwiye ngo hari ibintu bitatu ikoze, hari n'ibindi bibiri ikuye imbere yawe. Icyambere, Imana irambwiye ngo igiye kuguhereza akazi. Hari kampani ugiye gukorana nayo.
hari umuntu w'umugisha Imana yohereje nonaha. Uyu muntu agiye kuza kugufata amaboko agukure mu buzima wari urimo bugushaririye, kandi uyu muntu azakugirira umumaro. Perime iri hehe? Yimpereze hano. Kuva uyu mwanya iyi perime nta kazi yari ifite. Yego, Imana irambwiye igiye kuguhereza akazi gakomeye, kandi aka kazi uzagenda wambukiranya imipaka. Ni ko Uwiteka avuganye nanjye. Icya kabiri, igihe wari wicaye muri gereza hari amagambo wabwiye Imana, urayibwira Imana, nunkuraha nzagukorera. Ibyo mvuga ni ukuri. Bavuye muri gereza ryari? Ku itariki 8. Imana irambwiye ngo igiye kuguha akazi, ariko ntikazakubuze kuza gusenga mu nzu y'Imana. Ikindi, amahirwe yawe menshi apfa ku munota wanyu. Wagerageje gukora ibintu byinshi, byose bifiyaringa ku munota wa nyuma. Uhora ubasa Imana, Mana, n'iki nzira bigenda gute? Wagerageje na business nayiranga. Imana yo mu ijuru irambwiye kuva uyu mwanya waje mu nzu y'Imana, Imana ifunguye imiryango yawe, ariko ntuzibagirwe Imana. Genda ujya kwiyicarira, Imana iguhe umugisha. Ayo mashyi dushaka twayakomera Imana. Uri Imana pe, uri Imana y'amahoro, ntabwo uhinduka oya. Uri Imana pe, uri Imana pe, uri Imana y'amahoro, ntabwo uhinduka. Uri Imana itari Bayali, uri Imana itari Dagoni, uri Imana y'amahoro, ntabwo uhinduka oya. Uri Imana pe, uri Imana y'amahoro, ntabwo uhinduka. Imana pe, uri Imana pe, uri Imana y'amahoro, ntabwo uhinduka. Uri Imana pe, uri Imana pe, uri Imana y'amahoro, ntabwo uhinduka. Oh, muri Imana y'amahoro, ntabwo uhinduka oya. Uri Imana y'amahoro, ntabwo uhinduka. Oh, nta kindi naremewe guhimbaza Imana. Nta kindi naremewe guhimbaza Imana. Oh, nta kindi naremewe guhimbaza Imana. Nta kindi alasia bariga. Oh, sa magambo, sugusebanya, sugutukana, sugusambana. Naremewe guhimbaza Imana. Nta kindi naremewe. Nta kindi naremewe. Sukuraguza, si mu bapfumu, sugutukana, sugusebanya. Naremewe guhimbaza Imana. Nta kindi naremewe. Twese nta kindi naremewe. Nta kindi naremewe. Mana nyiribihe we, tugiye gusenga Imana. Nta kindi naremewe.
dukeneye inkunga y'Imana. Yesu we ngo dukeneye inkunga y'Imana. Ayiwe ngo kigiriza amana ntibambone. Ngo kigiriza amana ntibambone. Ayiwe ngo kigiriza abanzi ntibambone. Ayiwe ngo dukeneye inkunga y'Imana. Uyu mwanya dukeneye inkunga y'Imana we. Imana dukeneye inkunga y'Imana. Umva umushinga mana we, umushinga wo gusoma, umushinga mana we, umushinga yikomere, umushinga yipfunire, umushinga wo gusenga, umushinga wo gusenga, umushinga wo gusenga, umushinga wo gusenga, umushinga mana we, umushinga mana we, umushinga data we, umushinga mana we, umushinga mana we. Muhaguruke ku maguru yawe. Ngiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Bita azokita ibo. Izina rya Yesu Kristo. Selia botiava. Ne watakide zanso. Beria saigodesia. Lela tazeria. Tebeki wezik. Imana igukuye mu bukodi guhaye inzu ni kwivuza. Denia se ela. Jomeket anik. Hari umuntu wari ugiye kuguteranya n'umuntu w'umumaro. Zenitas. Imana irambwiye ngo irabyanze. Imbere yawe hari urugendo. Kandi uzagenda n'indege bitaragera mu kwezi kwa 9. Dore hari inzira zawe nyinshi Satani yafunze. Iyo wicaye uri mu rugo ujya utekereza ejo hawe hazaza ukabona nta mishinga ufite izatuma ubaho. Dore Imana igiye kukuremera business ikomeye. Imana irambwiye ngo iyo business azaba ari y'umugore wowe icyawe no gusenga ukavuga Yesu. Hari umuntu Imana igiye kuguhuza nawe azaguha miliyoni 6 n'ibihumbi 400. Kandi uyu muntu ntimuvugana n'uyu munsi ntimurahura. Mu minsi iri imbere gatoya muri uku kwezi tugiye kwinjiramo, Imana izaguhuza n'uyu muntu kandi azaba ari mu gihugu cya Amerika. Abari muri Amerika mudukurikiye, dore umuntu wawe azakureba hariya kandi uzamugiriraho umugisha niko Uwiteka avuze. Komera Imana amashyi menshi cyane. Zamula haleluya haleluya. Wino hano. Zinaya teabakita. Heria goria sanso. Sharia badasika. Imana irambwiye muri iri teraniro, buri muntu wese ufite umurozi umuroga agiye gukizwa nadakizwa arapfa. Niko Uwiteka avuganye nawe. Mama usiyogope ba. Fite abana bangahe? 3. 3. Fite abana 3. Utuye he? Rurindo. Irurindo. Iwawe ku nzu hariho umureko? Yego. Umureko w'amazi. Kabarozi birurindo. Abirurindo mutureba. Abarozi bari Rurindo mutureba. Turabihanangirije ni mudakizwa turabatwika mu izina rya Yesu. Umuntu yaraje mama ajugunya ibintu ku nzu nabonaga bimanuka ku mureko. Amazi mukoresheje amazi yo yaturutse gucyo ku nzu.
murayatekesha. Arangije ibyo bintu yari yashugunye arabitongera, ngo amare kubitongera aravuga ngo ngiye kubatesha umutwe wowe n'abana bawe. Abafite atya yabateje ibintu by'amasinezite bidakira mu rugo rwanyu rwose. Icyo kintu kirari cyama ntacyo kirahari, bakunda kurwara amagiripe akazi abana. muyamaranye igihe kingana iki? Umwaka. Kuva uyu mwanya Yesu abikuyeho mu izina rya Yesu. Icya kabiri, umugongo wawe warakindutse mama. Yesu arawugukijije. Tibi alas nayo maguru yakuryaga, genda Yesu aragukijije, niko avuganye nanjye. Zamura ibiganza tugiye gusenga Imana, ngiye guhanura. Nibwo iteraniro garitangiye, nibwo dutangiye. Mana we narananiwe kuntabara, urayikanga se? Papa baturutse he? Baturutse Gasogi. Ngiye kugusengera Imana. Ufite ibintu bikugoye, Yesu agiye kuza gushira iherezo. Mwese muhaguruke, ndashaka dusenge. Ngiye kwirukana imbaraga y'ubugwayi iri ku buzima bwawe. Umurozi wakuroze akeka agiye kugaragara. Muzamura ibiganza, muzamura ibiganza. Abicaye muhaguruke. Pesi etakoli. Tugiye gusenga. Muzamura ibiganza. Muzamura ibiganza, muzamura ibiganza. Muzamura ibiganza. Zamura ibiganza, tugiye gusenga. Sakite mayosika Tepenia sanso Helia goli azize. Zamura ibiganza byawe tugiye gusenga. Zamura ibiganza byawe tugiye gusenga. Mwese muzamura ibiganza byanyu. Ba mu matelefone. Zamura ibiganza byawe. Gatoya. Abari inyuma nkeneye muzamura ibiganza byanyu. Ori keteke sitebenia. Hombeka amaso yawe. Giye guhamagara imbaraga z'Imana. Iyo ngwara urwaye igiye kukuvaho. Uwo murozi wakuroze aje kashobotse. Izo dayimoni zigiye kwivuga zigende. Muhave gatoya. Protokole muze kuba hafi. Protokole muze kujya mu bantu ngiye gusengera abantu. Hari imbaraga zigiye kubavaho z'abadayimoni. Hari imbaraga z'abarozi zigiye kubavaho. Wowe uhagaze aho ngaho, ngiye kohereza imbaraga z'Imana. Zigiye kuza kubonana n'uwo murozi. Zigiye kubonana n'iyo ndwara. Vuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Vuga ngo mbohora. Mbohora. Guhera uyu mwanya. Guhera uyu mwanya. Izi mbaraga. Satani yanteye. Nizive ku buzima bwanjye. Mwami Yesu. Ndakwinginze. Ntabara. Kuraho igisuzuguriro. Ndi umwana w'Imana. Buri imbaraga zose zintera nizive ku buzima bwanjye. Vuga ngo Yesu. Yesu. Guhera uyu mwanya buri imbaraga zose zanteraga mu ijoro uyu mwanya zigiye kumvaho. Amen. Tugiye gusenga. Zamura ibiganza. Ntabwo mwese nabakoraho muri benshi ngo nzabashobore.
ngiye kohereza imbaraga z'Imana aho uhagaze. mu izina rya Yesu, Uwo murozi wakuroze agiye gufatwa. mu izina rya Yesu, Izo mbaraga zirara zigusambanya zigiye gufatwa. mu izina rya Yesu Kristo, Uwo murozi wakuroze ngo utabyara agiye gufatwa. mu izina rya Yesu Kristo, Abo badayimoni bakuzengereje muri uwo mutwe bagiye gufatwa. mu izina rya Yesu Kristo, Ngiye kohereza ikibatsi cy'umuriro mu w'Imana. izina rya Yesu Kristo, Imbaraga z'Imana zigiye kuza ku buzima bwawe. mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye kubara gatatu urajya uvuga ngo Yesu. Yesu, Nurangiza urasenga. yego, Urumva imbaraga z'Imana zigufata. mu izina rya Yesu. Ndabara gatatu, rimwe, kabiri, gatatu. Tangira usenga uzunguza amaboko. Yesu, Nohereje imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Yesu, Nohereje imbaraga z'Imana. Senga uzunguza amaboko. Nohereje imbaraga z'Imana. Ya. Nohereje imbaraga z'Imana uhagaze. Urahiye dayimoni. Urahiye dayimoni. Ya. Izo ni imbaraga z'Imana. Izo mbaraga zagufashe. Izo mbaraga zagufashe. Nohereje umuriro w'Imana. Nohereje ikibatsi cy'umuriro w'Imana. Ya. Urahiye Satani. Urahiye Satani. Nohereje imbaraga z'Imana. Ibyo byagufashe muri iyo nda. Ibyo byagufashe muri uwo mugongo. Nibirekure ubuzima bwawe. Urahiye dayimoni. Urahiye dayimoni. Ya. Izo ni imbaraga z'Imana. Urahiye Satani. Komeza uhamagara imbaraga z'Imana. Ndabona abadayimoni bava ku buzima bwawe. Ndabona imbaraga ziva ku buzima bwawe. Izo mbaraga zakuziritse. Izo mbaraga zakuziritse. Ya. Komeza uhamagara Imana. Mwese musenge. Komeza uhamagara imbaraga z'Imana. Senga ukoma amashyi. Senga wirukana abadayimoni. Ya. Ndirukana imbaraga z'abadayimoni. Ndirukana imbaraga z'abadayimoni. Ibyo byagufashe muri iyo nda yawe. Ibyo byagufashe muri uwo mugongo. Ya. Hamagara imbaraga z'Imana. Ya. Urahiye dayimoni. Yesu, Zamura ibiganza byawe. Yesu, Ngiye kohereza imbaraga z'Imana. Ya. Izo ni imbaraga z'Imana. Izo ni imbaraga z'Imana. Ibyo byagufashe muri iyo nda yawe. Ibyo byagufashe muri uwo mugongo. Komeza usenge. Komeza usenge. Ndabona ubohoka. Ya. Buri imbaraga yose yagufashe. Zamura ibiganza. Yesu, bohora. Roteke stake teberia. Zenekota yasika. Yesu, Zenikota yasi. bohora. Ibyo byagufashe muri iyo nda bigiye kuvamo. Bohora. Ibyo byagufashe muri uwo mugongo bigiye kuvamo. Bohora. Ibyo byagufashe muri iyo nda urabiruka. Bohora. Hari imbaraga zigiye kurekura ubuzima bwawe. Yesu, bohora. Rotekidema. Bohora. Yesu, bohora. Zote sikete. Yesu, Remakotesa. Yesu, Tangira uhamagara izina rya Yesu. bohora. Imbaraga z'Imana ngizo. Yesu. Imbaraga z'Imana ngizo. Bohora. Nizive muri iyo nda yawe. Yesu, Ya. bohora. Ndagutwitse vamo. Yesu, Imbaraga z'Imana ngizo. bohora. Ya. Yesu, Nizive muri iyi nda yawe. Ya. Nohereje umuriro w'Imana muri iyo nda. Ya. Urahiye. Ya. Rekura wa murozi we. Rekura wa murozi we vamo. Va muri iyo nda. Ya. Izi ni imbaraga z'Imana. Ya. Ndagutegeka nonaha. Hamagara imbaraga z'Imana. Ya. Izi ni imbaraga z'Imana. Hamagara imbaraga z'Imana. Ya. Abantu bagiye kubohoka. Izo ni imbaraga mumuzane hano. Ya. Hamagara imbaraga z'Imana. Ya. Ndabona imbaraga z'Imana. Yesu, Senga. Zamura ijwi. bohora. Zamura ijwi usengera ubuzima bwawe. Yesu. Imbaraga z'Imana zirakubohora. Izo mbaraga zakuziritse. Bohora. Ya. Yesu, Hamagara imbaraga z'Imana. Hamagara gukora kw'Imana. Hamagara gukora kw'Imana. Hamagara gukora kw'Imana. Hamagara gukora kw'Imana. Rekota kata yaba. bohora. Zamura ijwi usenge. Zamura ijwi usenge. Yesu, Zamura ijwi usenge. bohora. Ya. Yesu, Peria sari God. bohora. Yesu, bohora. Yesu, mbohora. Senga Imana,
Yesu mbohora, Yesu mbohora, Yesu komora, Yesu mbohora, Yesu mbohora, atura izina rya Yesu, Yesu mbohora, Yesu mbohora, Yesu senga 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 mbohora, senga senga. Yesu Izi ni imbaraga z'Imana, izi ni imbaraga z'Imana. mbohora, Ya 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 ya. Izo ni imbaraga z'Imana, mbohora, izo ni imbaraga z'Imana. Yesu Komeza usenge senga senga. Kristo, Hakota ya sarigo, sheria Maria tando, zenikota ya sika. Imbaraga z'Imana zikubeho. Komeza uhamagara imbaraga z'Imana. Ya 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 ya. Yesu Kristo mbohora, Yesu Kristo bohora, Yesu Kristo bohora, 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 Yesu kiza, Yesu bohora, Yesu Zore kote ya sika. Vesaki demaya. bohora, Komeza uhamagara izina rya Yesu. bohora, Yesu bohora, Yesu bohora, senga, Yesu bohora, Yesu bohora, Imbaraga zari mu nda yawe ndazirukana. Sohoka wa murozi we, va ku buzima bwe. Sohoka, vaho, vaho nonaha, vaho, 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 vaho. Ya 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 ya. Ndagutwitse imbaraga z'Imana. Guhera uyu mwanya ukuri ubuzima bwawe Satani yari yaratwaye n'ubusubirane mu izina rya Yesu. haleluya, Uzakorera Imana. ukuri Imbaraga zaguteraga zose ntizizagaruka ku buzima bwawe. haleluya, Mpagaze mu maraso ya Yesu. Mukomere Imana amashyi, Yesu aramubohoye. Igicaniro cyose bari barakurambitseho ukuri Yesu akigusohoyeho. Dukomere Yesu amashyi, aramukijije. Ndakwiringiye Yesu. Mwicare mpanura ibintu nka birindwi dutahe. nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Ndakwiringiye Yesu, ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, Nizeye ijambo. Ngiye kuvuga ibintu birindwi dutahe mu izina rya Yesu. iyo uvuze Kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. nituza gusoza iteraniro uze kundeba nkubwire. Nanze kuguhanurira public, nanze kuguhanurira public. Nidusoza iteraniro uze kundeba. Hari ibintu bigera muri bine Imana imbwiye ku buzima bwawe. Igihe kirageze, ibintu bimase igihe kinini byizunguza imbere yawe byakuyobeye, Yesu akabihereza umurongo. Abavuganye n'Imana tuyikomera amashyi Yesu. Ongera ukomere Yesu amashyi, ongera umukomere amashyi. Abandi tuvugiriza Imana impundu. Imana irambwiye muri iri teraniro, ugisohoka hano abantu baramenya ko uvuye gushaka Imana mu izina rya Yesu. Zamula haleluya, ongera uzamule haleluya, tela haleluya cyane. Oh kariya baba sakataya. Imana irambwiye ngo Satani wari umaze igihe kinini akugwanya, akaba dayimoni karangiye ku buzima bwawe. Imbaraga zakugwanyaga zarangiye.
abantu batatu bahaguruka ngo batere haleluya. Eriaria baba katayaba zeria kota sakayaba zeni wasa someria. Bitayikos kuri muntu wese warugwaye indwara uri muri iri teraniro, Imana imuhaye marayika umukiza ubwo burwayi mu izina rya Yesu. Imana ikuzaniye marayika Horia gosayi gotaya edekide maya. Hari abantu bari bafite amadeni babonaga bagiye guteza cyamunara, Yesu ayishyuye ayo madeni. turayishimiye yera. Nawe ikwiye kwishuriye, Imana ikwishuriye ideni ma. Imana iravuze muri iri teraniro, irirahiriye, iravuze ngo umuntu wese wazanwe n'umubabaro, umubabaro umaranye igihe kinini, Imana irambwiye ngo karitsiye wababariyemo, karitsiye wambariyemo ubusa, karitsiye baguseberejemo, karitsiye bavuze ngo uzapfa nabi, iyo niyo karitsiye Imana igutabariyemo, iyo niyo karitsiye Imana igutabariyemo. Utyo subiramo sha ubuze ngo iki? Aya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 . Ntabwo bazimuka karitsiye Imana itarabatabara. Ntuzave muri karitsiye Imana itaragutabara. Dena so ode sakita iwashalia. Mubwire ngo ntabwo tuzakomeza kubabara. Baragana amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Habaye iki se? Professor. Habaye iki? Mama Ivo, habaye iki? Tugiye gutabagwa. Musore wowe igihe nagusengeraga, wewe ngwino hano inyuma, wowe ufite imitsatsi, ako numva tugiye kwinjira mu gusenga. Nibyo. Oh my God. Igihe nagusengeraga, ufite inshuti y'umukobwa? Iri hehe? Iri Gisenyi. Yaraza gusura ryari? Yari arasoza iki gihembwe akaza kunsura. Okay, katubireke ibyo. Katuzamura icyubahiro cy'Imana. Icyubahiro ni cyawe Mana. Imana ikurinze kugwara sida. Uranyumva papa? Imana ikurinze kugwara sida. Icya kabiri, uriho mu buzima bukugoye. Uyu munsi ni wakwemerera Yesu nk'umwami n'umukiza. Wamwemeye, wamushize mu buzima bwawe. Mbega twakomera Yesu amashyi. Wagombaga gupfa. Uru rupfu hari akazi wakoraga Imana ikagukuraho, wowe warababaye, ariko ni Imana yabigizemo uruhare, kuko hari abantu bari kukugenza batatu bashakaga kukwica. Imana irambwiye kuva uyu munsi ni wakwemerera Imana. Imana igukuye mu bushomeri, Imana igiye kuguha akazi. Icya kabiri, Imana irambwiye ugende usenge, wongere usenge, wongere usenge. Ubu buzima ubayemo burarura, burashaririye. Ndabona ubuzima urimo uyu munsi ni ubuzima bukugoye inshuti yanjye. Imana irambwiye kuva uyu munsi ufate decision. Imana izaguha umugore mwiza. Kandi icya kabiri, Imana irambwiye ngo niwemerera Yesu ukamukorera, uku kwezi turimo bitaragera kuri 25, Imana igiye kuguha akazi kazajya kaguhemba 140.
ariko niwemerera Yesu, sibyo? Dukomere Yesu amashyi menshi. Jyana ujya kwicarira, jya kwicarira. Ayo mashyi tuyongerera Imana. Tuzamura ibiganza. Uruwe ruwe ruwe da Imana nyir'ingabo, isi yose yuzuye